Yo, noneho se urabizi? Noneho papa Killaman ibyo yikururiye bigiye kumukoraho. Urabizi papa Killaman yishinze akaryoshye, none ahakuye agasharira. Papa Killaman bakomeje kuba bamuteka imitwe, none ubu aho bigeze bigiye kuba byamutesha umutwe noneho birenze. Papa Killaman ibyago biri gukomeza bimwuzuraho gake gake. Noneho papa Killaman ikimuzuye none ntabwo tuzi ahantu aragicikira. Anita we na Rufendeke bakomeje kuba batesha umutwe papa Killaman noneho birengeza urugero. Anita na Rufendeke bakomeje kuba bafata papa Killaman bakamugira umuntu w'ikigoryi, ndetse bakamugira umuntu winjije uraho ngaho utararitse. Ese guys, noneho urabona papa Killaman miliyoni 20 ahantu harazikura ari hehe? Ese urabona papa Killaman miliyoni 20 araza kuzipevera akaba yazitanga? Ese urabona papa Killaman bino bintu arabikora? Ese urabona papa Killaman araza gufata miliyoni 20 akazitanga kugira ngo batamena ibanga rye? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana papa Killaman nta n'ikintu na kimwe atakora kugira ngo umuryango we wishime. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana papa Killaman buri kimwe cyose agikora kubw'umuryango we. Ariko se papa Killaman araza kwemera afate miliyoni 20 azitanga kugira ngo batavuga ko yaryamanye na Anita? Ese muraza kubona ko bino bintu papa Killaman araza kubyemera ndetse akanabikurikiza? Guys, niba ariko bwambigeza no kuri Venkempa mwayikaze, ndagusaba kugira ngo ube watanga inkunga yawe, ukora subscribe kugira ngo tukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tukubagezaho umunsi ku munsi. Niba ukunda Ibanga, kandi icyo ngusaba ni ukuba utanze inkunga yawe, ndetse inkunga ikomeye cyane. Ndetse niba wiyemeje kuba wakurikirana ibikorwa byanjye bya Venkempa umunsi ku munsi, ndagushimira wese muneza umuntu w'intwari kandi uruw'agaciro mu mutima wanjye. Guys, rero turabizi ko muri kino gihe ubu ngubu tuvugana papa Killaman yugarijwe n'ibibazo byinshi. Ubu ngubu tuvugana papa Killaman ntago azi umwanzuro yafata ku bibazo byose biri kumwuzuraho umunsi ku munsi. Papa Killaman ari aho ngaho, ntago azi n'ikintu na kimwe yakora kugira ngo abe yabona umuti w'ibibazo byose biri kuguma bimuzuraho umunsi ku munsi gake gake. Ese papa Killaman muraza kubona ko bino bintu byose biri kumuzaho gake gake umunsi ku munsi, muraza kubona ko papa Killaman arabicika amahoro? Ese Anita we aremera kuba yemera ofa yo papa Killaman amuhaye? Ese murabona Anita iyi mipango yose y'abaponga umunsi ku munsi we na Rufendeke, murabona ko Anita yemera kuba yajya hanze y'igihugu kandi azi neza ko bino bintu ari byazi neza ko byazakuramo amafaranga? Ese murabona Anita aremera kuba yava mu gihugu akajya hanze? Guys, turabizi ko Anita bino bintu atabyemera. Turabizi ko Anita bino bintu byo bari kumusaba byo kuba yajya hanze, turabizi ko atapfa kubyemera. Turabizi ko kano gapango kabo Anita agiye hanze, turabizi ko kaba gapfuye. Anita yifashe akaba yemera ofa yo papa Killaman amuhaye yo kuba yava mu gihugu akajya hanze, turabizi ko yaba yihemukiye. Ese guys, uratekereza ko Anita araza kuba yabibwira Rufendeke? Rufendeke murabona ko bino bintu yabyemera ndetse akabikurikiza? Guys, turabizi ko bino byose byapanze na Rufendeke. Turabizi ko bino bintu byose byo bari kuba umunsi ku munsi igitekerezo cyavuye kuri Rufendeke. Ese Anita arakora iki? Ese Anita arahitamo iki? Ese Anita arahitamo kuba yajya hanze y'igihugu, cyangwa se Anita arahitamo kuba yaguma mu gihugu bakagoma kuba batera ubwoba papa Killaman mpaka amafaranga bayamukuyeho? Guys, ubu ngubu tuvugana papa Killaman we
ikibazo cya Niyori kitararangira none kigiye kumutesha umutwe paka avuye ku izima. Ikibazo cya Niyori cyo kuba avukana na Killaman kitaravaho, Anita yahise atezamo icye, kandi cya Anita turabizi ko kingana n'icya Niyori. Ese papa Killaman araza kubyitwara gute? Ese papa Killaman araza kwitwara neza mpaka amafaranga ayatanze? Guys, turabizi ko bikomeye kuba watanga miliyoni 20, kandi wowe ubwawe uzi neza ko icyo cyaha utagikoze, ariko kuba wari wasinziriye utazi neza niba waragikoze cyangwa se utaragikoze. Ese papa Killaman bino bintu araza kubikora byo kuba yafata miliyoni 20 akaba yaziha Anita? Ese papa Killaman yaba agiye kuva ku izima akayatanga? Guys, murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu, kandi murabizi ko ibikorwa byose bibera muri filime yacu Ibanga, ndetse murabizi ko kugira ngo tube turi hano turi kuvuga ku biraza kubera muri filime yacu Ibanga ari mwebwe muba mutumye tubivuga, kandi murabizi ko mwe mudahari nta rukwe nta n'ikintu na kimwe twakora. Rero icyo musaba ni ukuba waba umunyamuryango wa Venk Empire kugira ngo tube twajyana muri ibikorwa byose tukabageza umunsi ku munsi. Ubu ngubu tuvugana murabizi ko mama Killaman arahara atuje. Mama Killaman turabizi ko yiturije nta n'ikibazo na kimwe yifitiye. Mama Killaman turabizi ko ubu ngubu tuvugana ari umutagatifu, nagazi ibiri kujya mbere mu buzima. Mama Killaman aricaye aratuje, ntagazi ubu ngubu tuvugana umugabo we ibyo ari kurwana nabyo. Turabizi ko ubu ngubu Mama Killaman amenye ibya papa Killaman ndetse amabanga yo papa Killaman yose abitse. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Mama Killaman yanasara. Mama Killaman amenyesha amakuru ko Killaman atari umuhungu we. Situzi none yo twamugarukirira, ntago tuza ahantu twamuvana. Situzi niba noneho yabyakira amahoro paka kugeza igihe yumva karukuri. Ese Mama Killaman we amaze none namara no kumva amakuru ko papa Killaman yaryamanye na Anita akamutera inda, ese azabyakira ute? Ese Killaman we aya makuru namara kuyageraho murabona wazayakira ute? Guys, ubu ngubu tuvugana umuntu uremerewe muri filime yacu Ibanga ni papa Killaman. Papa Killaman ubu ngubu tuvugana ibibazo byose byamaze kuba byamumwuzuraho, ndetse byamaze kuba uruvange ku buryo no kuba yabivangura ngo abe yahitamo ikibazo kimwe cyo yabanza kuba yakemura byaranze. Ikibazo cya papa Killaman, amabanga ye yose ntago tuzi ko azayacika amahoro. Ntago tuzi ko amabanga papa Killaman yose akomeza kuba yirondaho. Ntago tuzi ko kugira ngo yabe yayavaho bizamumworohera gutyo. Ese guys, wowe ujya utekereza mu gihe Niyori yacitse hariya ahantu ho bamufungiye? Ese ujya utekereza mu gihe Niyori yamaze kuba yamenya ubwenge, akamenya ko bano bantu nta n'akazi ahubwo bamuhaye, ahubwo akamenya ko kuba ari hano hari bahamufungiye? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Niyori nta jambo na rimwe afite hano hantu hari. Nubwo we Niyori azi neza ko hano hantu hari bahamuzanye ku mpamvu z'akazi, kandi twe tukaba tuzi ko bahamuzanye ku mpamvu z'umutekano wa Killaman ndetse n'urugo rwa papa Killaman, kandi tukaba tuzi ko n'imyenda bamuzanye yambaye tukaba tuzi ko arizo gifite, kandi tuzi neza ko Niyori azi neza ko baje kumuha akazi. Ese wowe uratekereza mu gihe Niyori yamaze kumenya ko bino bintu byose bari kumukorera ahubwo ari byo kugira ngo babe bamuheza ahantu hari, ese uratekereza Niyori wazakora iki? Guys, nubwo filime yacu Ibanga
ari filime yanyu, ndetse mukaba muzi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi ari ibikorwa byanyu. Mwebwe icyo tubasaba ni ukuba mwadutega amatwi, ubundi tukaba twava imuzi n'imuzingo biri bikorwa byose biba biri gukorerwa muri filime yacu Ibanga. Ese guys, ujya utekereza mu gihe filime yacu Ibanga, mu gihe wowe uyireba ndetse uyikunda cyane mu gihe yahagaze, ese byakorohera kubaho utari filime yacu Ibanga? Ese ujya utekereza mu gihe Niyori atakiba muri filime yacu Ibanga? Guys, turabizi ko ubungubu tuvugana Niyori kuba ari muri filime yacu Ibanga iminsi ziri kubarirwa ku ntoki. Turabizi ko Niyori ubungubu tuvugana kuba ari muri filime yacu Ibanga iminsi ze zo kuba ari muri filime yacu Ibanga iminsi ze ni mikeya cyane, kubera ko Niyori ubungubu tuvugana ikintu cya mbere kigiye gukurikiraho ntago bamurekura ngo babe bamureka ngo yidegenze. Turabizi ko ubungubu tuvugana Niyori ikintu kiraza kumubaho ni kibi cyane. Turabizi ko papa Killaman atareka Niyori gutyo amahoro ari muzima. Ese papa Killaman yaba agiye kwicisha Niyori? Ese papa Killaman yaba agiye gufata umwanzuro wo kuba yafata Niyori akamukura mu isi? Guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga, icyo tubasaba ni ibitekerezo byanyu. Niba ukunda Ibanga ndetse ukabukurikirana filime yacu Ibanga umunsi ku munsi, icyo ngusaba ni ukuba watanga inkunga yawe, ugakora subscribe no kuvinka empire, ubundi ukanatanga ibitekerezo byawe, ubundi ugakomeza tukagenda ku byose tukabageza umunsi ku munsi. Rero filime yacu Ibanga hamaze kuba hazamo ibibazo birenze ibindi. Abakunzi ba Mutesi bo intambara bayigeze kure. Abakunzi ba Mutesi bakomeje kuba barwanira umukobwa paka umwe amutsindiye. Ese muri bano bagabo babiri murabona ari nde uzatsindira Mutesi? Ese murabona muri abo bantu babiri ari nde uberanye na Mutesi? Guys, rero ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe bambye ukuntu wiva kuri filime yacu Ibanga. Rero twigarukiye kuri nyirandushi wacu mama Niyori. Ubungubu tuvugana Tereza ntagakirwa Tereza, ni nyirandushi, nyirabibazo. Tereza nta n'umunsi n'umwe agira umutekano. Ubungubu tuvugana Tereza akimara kumva ko Niyori bamushimuse, umutima yawushize hamwe paka kugeza igihe azumva amakuru meza cyangwa se amakuru mabi ko Niyori yapfuye cyangwa se Niyori bamubonye. Ubungubu tuvugana Tereza ikintu cya mbere yizeye ni ukuba yumva ko Niyori ari Imana izamutabara, kandi twese turabizi ko Niyori ahantu hari nta n'uburenganzira na buto afite bwo kuba yavuga ijambo ngo ryumvikane ryo kuba wenda yavuga ngo agiye gutaha ngo bamwumve. Turabizi ko ahantu Niyori ari nta n'ijambo na rimwe afite, kandi turabizi ko ubungubu tuvugana Tereza akimara kumva ko bamushimuse, turabizi ko Tereza yahise yumva abantu bamushimuse abaribo ndetse n'ikintu bamushakira. Ese guys, wowe urabona Niyori ko nubwo azira ubusa, urabona Tereza hari amahirwe asigaranye yo kuba yongera kuba yabona umuhungu wari muzima? Ese Tereza muri kubona agitegereje umuhungu we akiri muzima? Guys, turabizi ko ubungubu tuvugana Tereza we yamaze kwiheba ndetse yamaze kwakira urwaje. Tereza yamaze guhebera urwaje, yakira ko ntibamuzanira umuhungu wari umurambo azabyakira, ndetse ntibamuzanira umuhungu we ari muzima nabyo azabyakira. Tereza twamaze kumenya ko Tereza ari umuntu w'agaciro, ndetse Tereza twamaze kumenya ko ari umuntu wakira ibintu vuba. Ese urabona Tereza bino bintu byo biramukundira kuba yabyakira mu gihe yumvise ko Niyori atagihumeka umwuka w'ubuzima? Guys, rero icyo tubasaba mwebwe ni ukuba mwakurikirana filime yacu Ibanga umunsi ku munsi. Icyo tubasaba ni ukuba mwadutera inkunga mu gukurikirana filime yacu Ibanga aho iva ikagera. Rero ndagusaba kugira ngo tube
twakora subscribe hano kuri Vinkempa kugira ngo tube twamushyigikira ubundi nawe abe yatugezaho ibintu bimeze neza. Guys rero murabizi ko njye ubagezaho zino benefits nsuze banyita Vinke umuvugizi wa rubanda, kandi cyo mbasaba rero ni ukuba namwe mwankundira mukama inkunga yanyu mukankorera subscribe kugira ngo mbe nabagezaho ibintu bimeze neza ndetse ibintu biri ku murongo. Filime yacu Ibanga niba uyikunda ndetse ukabona akunda ibikorwa byose mandi kugezaho umunsi ku munsi babiri guca hano kuri Empire, ndagusaba kugira ngo tube twagendana ku murongo. Rero guys rero niba ukunda Ibanga ese twigarukiye kuri Jojo ndetse n'umugabo we ndetse na Dede, ese murabona bizagarukira he? Jojo yihanganiye ibibazo byinshi, Jojo yihanganira agahinda kenshi. Ntago tuzi ko Jojo nono kino kintu yapfa kukihanganira. Ntago tuzi neza ko Jojo yamaze kwakira amakuru kubu ngubu tuvugana Dede ari kumwe n'umugabo we. Ntago tuzi ko yabyakira amahoro. Ntago tuzi neza ko ubu ngubu tuvugana Jojo yakiriye amakuru ko Gahima asigaye abana na Dede. Ntago tuzi ko Jojo yabirebera gutyo. Abo twatangiranye filime yacu Ibanga, Jojo turamuzi. Jojo turamuzi ko ari umuntu utavugirwamo. Jojo turamuzi ko ari umuntu winda koreka. Jojo turamuzi ko atarakira agakiza ngo abe yagendera mu nzira nzima. Turabizi ko Jojo yahoze ari umuntu mubi ndetse umuntu uhemuka bya hatari. Abo twatangiranye filime yacu Ibanga, Jojo turamuzi ndetse turamusobanukiwe n'ikintu yakora, ndetse Jojo turamusobanukiwe amaze no kumenya amakuru afatika ko Gahima yamuciye inyuma kuri Dede, ndetse ubu ngubu tuvugana bari no kubana. Ntago twamenya ikintu yakorera Dede. Dede yamaze kuba yishira mu bibazo kugira ngo azabyikuremo bizamugora cyane. Dede yamaze kuba yirahuriraho umuriro ku buryo kugira ngo azapfe kuwucika amahoro bigoranye cyane. Ese utekereza ko Dede atari we wizanye muri ibi bintu ndetse kugira ngo azabyikuremo bizamugora cyane? Guys, niba uri umukunzi w'Ibanga, murabizi ko ngubu tuvugana Gahima yafashe imyanzuro mubi nk'umuntu w'imbwa. Gahima twamenyereye nk'umuntu w'umugabo muri Gasharu. Gahima twafatiragaho imyanzuro. Ubu ngubu tuvugana Gahima dusigaye tumufata nk'umuntu w'inzererezi. Gahima kubahaga cyane ndetse Gahima twubahishaga abantu bose, ndetse Gahima twafatiragaho urugero nk'umuntu w'umugabo. Gahima yaraduhemukiye cyane. Ubu ngubu Gahima yamaze kuba yadutera ishoti, icyizere cye agisiga inyuma cyane. Gahima twizeraga ndetse Gahima twagenderaga nk'umuntu w'intwari ndetse umuntu ukunda umugore we ndetse umuntu ukunda buri kimwe cyose umugore we amugejejeho. Gahima ubu ngubu tuvugana amaze kuba yateshuka ku nshingano ze nk'umuntu w'umugabo ndetse nk'umuntu w'intwari. Ese uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Gahima yahinduka akaba yongera kuba umuntu w'umugabo nk'ukuntu twari tumuzi imbere? Ese uratekereza ko Gahima icyo kintu yagikora cyo kuba yahinduka akaba umuntu w'umugabo? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Gahima ntago tuzi ikintu yakora muri zino minsi. Gahima dusigaye tubona ko asigaye arakarira Jojo nkaho Jojo ari umwanzi we ruharwa. Gahima turabizi ko ubu ngubu tuvugana atakivuga rumwe n'umugore we. Ese guys, uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Gahima ku myanzuro yamaze kwifatira zo kuba yagira umwanzi umugore we ari imyanzuro mizima? Jojo turabizi ko ubu ngubu asigaye agenza make kuva yakira agakiza. Guys rero turabizi ko ubu ngubu tuvugana Jojo namara kuba yashyira hasi agakiza, turabizi ko intambara izaka muri filime yacu Ibanga. Rero nta gutindiye twongere
duhuriye kuri filime yacu Ibanga, kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kuri Vink Empire.